Okay, hello friends, muri iyi video ngiye kubabwira ese VidIQ ni iki? Ese ibi bintu mukunda kubona abantu bapostinga wagize nk'aba subscribers igihumbi, ibihumbi bitanu, ibihumbi bingahe ukabona abantu barapostinga utuntu nk'utu ngutu za achievements bagiye bagira, ese babikura he? Bakoresha iyitwa VidIQ, ndaje mbere kuko ikora, mwere kuko washyiramo channel yawe nawe bakajya bagufasha kumenya achievement wagezeho. Hari ibintu byinshi iyi website cyangwa se urubuga rufasha aba creators, aba content creators, harimo nko kuba wasetinga goal ukavuga uti muri uku kwezi ngiye gukora nimbona nzabona aba subscribers wenda 500 biyongereye kubona ari mfite, ukasetinga bagenda batrackinga nuze yawe bakubwira ngo umaze gukora ibi, ugiye gukora ibi, harabura ibi, gutyo bakurikirana channel yawe. Si ibyo gusa, ndaza kubereka n'uburyo yagufasha kumenya title ushobora guha video yawe kugira ngo ize kugera mu cyo bita SEO. Ndaza kubereka ikindi uburyo ureba ayo achievements wagiye ugira, ushobore kuyapostinga ushimira abagushyigikiye muri ibyo bintu. Ikindi ndaza kukwereka uburyo yagwa description ya video umaze gukora, ku buryo iyo description ibisobanura neza ibintu umaze gukora. N'utuntu twinshi tugiye kurebamo muri VidIQ, turareba uburyo butandukanye ikoramo n'ubwagirira umumaro umuntu ugiye kuyikoresha. Abantu benshi rero bayibazaga ibibazo VidIQ, bakabona wenda postinga achievement wagize subscribers 500, igihumbi, ibihumbi 10, ibihumbi 20 n'ibindi, ukayipostinga bakibaza ngo se bivaye, ese ifasha iki? Kindi iyi VidIQ ushobora no kuyiboostingiraho video zawe cyangwa channel yawe biturutse ku buryo bushyizwe. Ibyo byose rero ndaza kubibereka. Ngiye mugiye kwanditwa Gatari Fred, niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel nguhaye ikaze. Reka noneho nkwereke uburyo VidIQ ikora, hanyuma nawe nubikurikiza uraza gushobora kuba wa promotinga channel yawe cyangwa se wayizamura ukoresheje VidIQ. Reka dutangire. Okay, noneho reka duhite dutangira tureba ngo ese ni gute wakoresha VidIQ. Nta bindi twagiye, ikintu uhita ukora urafungura telefone yawe, nurangiza ufate ujye muri browser ukoresha, niba ari Opera, niba ari Chrome, wandike muti VidIQ, gutya IQ, gutya wandike. Numara kwandika ikintu uri buhite ukora urahita uhitamo iyi link ya mbere gutya, iyi ngiyi VidIQ, gutyo ubwo duhereye kuri browser turaza kureba no kuri app ukuntu bikora byose. Noneho barahita bakuzanira email ufite bitewe n'iriho YouTube channel yawe ushaka gushyiramo muri VidIQ. Uraza uhitemo niba ari iyi email, niba ari iyi, bitewe n'izo ufitemo uhitemo. Ngenda hitamo iyi ngiyi, hanyuma mpitemo dubanze dukore login muri intuze yacu, muri VidIQ yacu. Ushyiramo email yawe, nta kintu bayitwara rwose. Hari abantu bakunda kugira ubwoba ngo channel yawe ngo bayitwara n'iki, hanyuma ukaza ugahitamo nuze channel ushaka gukoreshamo. Hano ndakeka ko ubu channel yacu igezemo. Hano rero iyo igezemo abantu bakunze kugira impungenge z'uko ngo channel yawe ngo bayitwara, ngese ngo bafashe ibi byose. Nibyo ngiye kukubwira. Ukora login, ikintu bakora bagufasha kumanaginga channel yawe, kandi ntabwo ari wowe. Iyi VidIQ ikoreshwa n'amamiliyoni menshi y'abantu, bose bayikoresha kandi ikabafasha. Ikindi kintu rero hano uhita ukora, iyo umaze kugera hano muri ureba amavideo yawe baba bamaze kuyadetectinga, baba bamaze kuyazana. Urareba nk'ubu ngubu iragufasha gusuzuma title percentage ifite n'icyo bita thumbnail percentage ifite, nimba iri gutuma iyi ni video nshyizeho nonaha. Nk'ubu ngiye mu mavideo yanjye atandukanye wahita ureba, bagenda bakubwira ngo title yawe iri weak cyangwa se ifite imbaraga. Title yawe wahinduramo ibi, description yawe wakora iki, thumbnail yawe imeze gutya. Ibyo byose rero barabikubwira. Noneho reka tubanze turebe. Iyo wamaze rero kuloginga in gutya, wamaze gushyiramo email yawe na YouTube channel yawe, wamaze kuyihitamo uri kuyibona ahangaha tayari, iyo ugize achievement iyo ihita igira, iyo ugize ikintu ugeraho bahita bakiguha mu buryo bwo kuguha courage kugira ngo urusheho gukora. Bo barakikwiherereza ikintu runaka wagezeho. Okay, noneho
iyo umaze kugira ikintu ugeraho, niba wari ufite abasubscribers 1000 ukagira 2000 barabikubwira baguha ka kantu. Noneho ni gute rero ushobora kureba akantu achievements umaze kugira? Uraza ugakanda hano hameze nk'ari igikombe gutya ukahakanda. Iyo uhakanze baguha achievements zose umaze kugira aho ugiriye muri vidIQ. Nk'urabona ngiye nagiraga subscribers 10,000, 1000 bingahe, views zose ugize bagenda babikwereka. Nimba wenda ari views wagize 500 barabikubwira, niba ari subscribers 18 nk'uko abo wagize bose barabikwereka, byose babiri hano muri nuze muri hano achievement. Ikintu cyose wagezeho bagenda bakikubwira. Rero hano ni kuri side ya achievement. Noneho wakwibaza ngo se ni gute noneho nayikoresha ikanyereka uburyo nakora wenda title, cyangwa se ni iyihe title nakora ugereranyije. Uraza ugakanda hano kuri utu turongo dutatu two mu mpande y'iburyo ukandikamo wenda, ariko cyane cyane mbibutsa ko ikora ku bantu cyane cyane ku bijyanye no kuguha description, kuguha ibintu by'amatitle. Ni gihe waba ukoresha Icyongereza, Ikinyarwanda ntabwo cyumva neza, ni kucyo nakubwira ntabwo igikoresha neza. Hanyuma ukaza ugakanda hano handitse generate ahangaha. Iyo ukanzeho gutya baguha ahantu ho kwandika topic ushaka kuvugaho. Hano ukavuga uti wenda how to get 1000 subscribers gutya. Hanyuma ugakanda hano handitse generate. Hano bahita baguha ibintu bitandukanye, amatitle iz'abantu bari gushaka cyane ku ma YouTube n'iki, ibintu bitandukanye vidIQ igenda bikwereka bitandukanye. Hanyuma ukareba description washyira kuri iyo video wakoze kugira ngo ize kubona icyo bita SEO. Noneho katurebora noneho reka turebe ngo ese noneho ugiye tugiye kujya ku mavideo turebe uburyo amavideo yacu aba ahagaze. Se byo ubikora gute? Uraza ugakanda hano kuri keyword. Hano kuri keywords gutya. Iyo hakanze bagenda bakuzanira ibintu bitandukanye kugira ngo urebe ngo ese title nshyiraho niyo ari gutrendinga muri iki gihe. Nyine ukagenda checking ibintu bigezweho bigeze. Noneho iyo ukanze hano handitse optimize hano gutya bakuzanira amavideo yawe atandukanye. Aya mavideo yawe rero niyo ushobora gusetinga wowe, ukareba ngo thumbnail yanjye iri weak, ukayikuraho ugashyiraho indi irakomeye cyangwa se ishobora gukompeta, nta kibazo ukayirekeraho. Video zose ukagenda uzireba. Tutarava rero reka tunarebere hamwe ngo ese none ushatse kuboostingiraho video ho wabigenza gute. Urugero, nimba wenda ugiye kuboostinga video yanjye, ngiye kuyiboostinga ndaza nkande wenda hano handitse score with the boost. Nimpakanda biraprocessinga hanyuma banyereke ni iki bisabwa, nangaye nakwishyura n'ibindi byose. Ariko by'umwihariko nifuje kubereka icyo bita uburyo wajya ubona ziriya achievements. Ziriya baguha iyo wamaze kurogingamo in hano kuri nuze kuri website bakwereka iyo uba wamaze gutwinjiramo. Hanyuma ushaka kuboostinga ukoresha nyine iyi nuze iyi boosting ukoresha aya $, ubundi bigakomeza. Noneho hano hari kuri nuze kuri side ya nuze ya browser. Noneho reka turebe, ushobora kwiyorohereza ugakora icyo bita guca kuri nuze kuri nuze application yabo rero. Kugira ngo uyijyeho uzano kuri Play Store ukandika hano muri search kandika vidIQ gutya ugakanda search ngiyi hano gutya, ubundi ukayidownloadinga ikajya muri telefone yawe. Iyo imaze kugiramo uraza dore ngiyi hano
ukayikandaho gutyo ukayifungura. Nabwo ni gutya ikora, ni bimwe, urongera ukaroginga in nk'ibisanzwe ukoresha email yawe, hanyuma ugatangira ugahitamo ibintu bitandukanye. Aha ngaha ni naho ushobora kurebera za ntuze za guseti kwa kundi bwa buryo setting target y'aba subscribers ushaka kuzagira no kurenza. Ni ukuvuga ngo urabona nkanjye ngo nari nasetinze kugira aba subscribers 26 igihe byansaba, nkaba nanagira gute, nanakandaho nkareba ngo ese byansaba igihe kingana iki, cyangwa se nkaba nanasetinga indi target. Rero ni gutya biba bimeze. Urabona ni progress, berekana ibintu byinshi bitandukanye. Abantu rero bajyaga bagiraho impungenge, abantu benshi b'aba YouTuber bakomeye mu Rwanda barayikoresha, nawe wayikoresha nta kibazo kugira ngo igikomeze kugutera motivation, ikomeze no gutuma ureba ibintu byawe bigeze bitandukanye. Nk'ibisanzwe bimwe twahoranye kuri browser, na hano biba biri create, optimize, keyword ideas, byose biba bihari. Icyo ukora wowe ni ugukurikirana akantu ku kandi ugasoma witonze. Za achievements ngizi byose baba babizanye hano, ya about yabo ngiyi, hanyuma ukareba achievements cyangwa se n'ibindi bintu. Nyine utu tuntu twose mujye mubona abantu bapostinga ni hano udukura. Noneho rero iyo ugize achievement ikintu bakora bayikohereza kuri email, ukayidownloadinga cyangwa ukayirya screenshot, hanyuma ugagira gute ukayisharinga abantu bawe ubashimira. Rero guys, ni gutya bikorwa. Urabona nk'ahantu baherukaga kubinyereka ngiza subscribers 18. Guys, ni gutya abantu bajyaga babona aka kantu kuntu, wenda urugero nimba ari aka kantu mfashe ndagakora screenshot gutya, hanyuma nka cropping gutya, nyindahinza nga posting kuri YouTube yanjye cyangwa se ahandi hantu hose nshaka kugashyira. Rero bashobora kukagwa kuri email cyangwa ukagasanga muri nuze muri app cyangwa muri browser ukoresha, ikindi ukagasanyiza abantu bakora. Ni byiza gushimira abantu bagufashe kugera kuri achievement. Rero ni gutya vidIQ wayikoresha, cyane cyane ko impamvu nanze kubabwira ibintu byinshi nuko ntabwo yumva ikinyarwanda cyane. Ushobora kuyiha orders zitandukanye, ariko mu kinyarwanda cyane cyane ntabwo bikunze gukora cyane. Wayisetting ikagufasha kubona ariya manza, ariya achievements, gusetinga goal, bagaprogressinga danuze goal yawe n'ibindi. Rero ndakeka ari ibintu nashaka kubereka. Nimba video igufashe kandi like, sharing abandi, hanyuma tujye dukomeza tubana muri video zita. Bye bye, ndabakunda.